tubahaye ikaze bakunzi ba M-Devote Official, turabishimiye. Turabashimira uburyo mudahwema kudukurikira, turabashimira uburyo mudahwema gukora subscribe, share, like na comment. Ni ukuri uburyo mudukurikiramo biratunyura kandi turabibakundira. Imana ibahe umugisha. Rero tugiye kuganira ku kiganiro kijyanye n'ihe myitwarire, n'ihe mico, n'ibihe bintu runaka biranga umuntu nyamuntu, umuntu ufite uwo muntu. Ese uramutse ubana n'uwo muntu wenda udafite ibyo bintu, utitwara uko kwiza kuvugwa, ni iki wakora, wakitwara ute kugira ngo byibura imyitwarire ye itaza gusa n'iyawe? Mbifurije kugira ngo turyoherwe n'iki kiganiro, kandi komeza ukurikirane turebe byinshi byiza biri inyuma tugiye kuganiraho. Murakoze cyane. Rimwe na rimwe abantu b'ababyeyi, cyangwa se yaba ari ababyeyi gabo, cyangwa se ari ababyeyi b'abamama, cyangwa se ari urubyiruko, cyangwa se abandi bantu batandukanye, akenshi tuvuga ko umuntu mwiza ari muntu ki. Umuntu mwiza ni umuntu urangwa n'imico mizima, urangwa n'imyitwarire mizima, urangwa no gukora ibyiza kandi bifitiye benshi akamaro. Ariko rimwe na rimwe ntabwo abantu bose ariko baba beza, n'igihe rimwe na rimwe usanga hari abantu bakora ibitandukanye n'ibyo. Umuntu mwiza ntabwo ari umuntu ku isura nziza gusa. Umuntu mwiza ni umuntu mwiza mu mutima, mu gukora ibikorwa byiza kandi byafasha n'abandi, ibikorwa byiza byakomeza abandi, ibikorwa byiza byatuma abana n'abandi muri sosiyete kandi ntibagirane ibibazo. Ni ukuri uwo muntu aba ari mwiza pe. Niko hanze aha ngaha tuvuga. Ndakeka se wowe wumva umuntu mwiza kuri wowe yaba ari umuntu mwiza ate? Rero imwe mu mico iranga abantu itari myiza usanga ibangamiye abantu muri sosiyete, akenshi usanga hari igihe ubana n'umuntu ugasanga ni umuntu udashobotse, umuntu utanyurwa, umuntu wikunda, umuntu uhora areba ku giti cye gusa, ariko ugasanga abandi ntabwo bibareba. Mwene uwo muntu uzasanga rimwe na rimwe usanga birangira abangamiye abandi. Umuntu wikunda ntuzamugwiza amafaranga ngo ayagusubize. Umuntu wikunda ntazareba ngo abandi babayeho bate, ngo arebe ibyo atakora kugira ngo atabangamira bagenzi be, ahubwo ahora ari focused kureba ku nyungu ze gusa. Kandi ibyo ntabwo ari byiza. Inyungu zacu tuzirebaho ni byiza, ariko tukabasha no kureba abandi bose gute ko turi muri iyi si, tubayeho ubuzima bukomeje, ejo n'ejo bundi ko isi yarangira. Ese ndamutse mbaye ntakiri muri iyi si nazasiga iyihe nkuru umusozi? Mbese ibyo byose tukabitekerezaho. Ese mwebwe mubibona mute? Rimwe na rimwe umuntu ufite imyitwarire itari myiza usanga abangamira abandi. Ugasanga ni wa muntu imyitwarire wenda itari myiza tugiye kurebaho. Hari imyitwarire y'ubusinzi bukabije, hari imyitwarire y'ubwambuzi ubona ko bumajije kurengera, hari imyitwarire y'ubugome, ugasanga umuntu abayeho mu buzima bw'ubugome yumva nta muntu akunda, nta muntu ashobora kugirira impuhwe. Ugasanga umuntu abayeho mu buzima yumva yuko areba ku by'abandi ntabwo bimureba. Ugasanga umuntu ni umunyeshyari, ugasanga umuntu ahorana umutima w'ubugome n'umujinya udashira. Ugasanga umuntu, mbese ukareba umuntu ukabona nawe umuntu yarakuyobera. Ntabwo mvuze ngo tuba basama igihe cyose duhora nta kintu twitaho, ariko rimwe na rimwe tubane n'abantu bose amahoro. Ese uwo muntu ni muntu ki? Akenshi ku mubyeyi, iyo uri umuntu ufite imico nk'iyi idahwitse, ugatekereza yuko ejo uzabyara cyangwa wabyaye cyangwa se uteganya kuzabyara, uba wumva uwo uzabyara wazabaho ate muri iyi si? Ese utekereza ku minsi yawe ya nyuma uramutse ubaye utakiriho, uramutse upfuye? Wibaza ngo abana bawe waba ubasize he? Wibaza ngo iyo myitwarire yawe idahwitse uzabaho n'umusozi mpaka? Umuntu ufite imyitwarire idashobora gufasha mugenzi we igihe bigoranye, udashobora gutabara igihe atabajwe, bazavuza induru bafite ibibazo ukabona yagumiye mu nzu. Igihe cyose uzasanga ushobora kugira ikibazo ntabe na rimwe ashobora kukurebaho, ahubwo akareba ku nyungu ze bwite. Ese wowe utekereza uramutse ugize ikibazo ugakenera abantu kandi wowe udashobora kuba bagukenera, wibaza uburyo wazabaho? Ibaze nawe uburyo byaba bigoranye.
biba bigoranye cyane. Niyo mpamvu rero muri iyi si nta muntu wigira, baca umugani mu kinyarwanda ngo nta mugabo wigira, bisaba kugira ngo abantu tubane, dufashanye, tuzamurane, dukorane, nibwo bumuntu nyabumuntu. Kuko iyi si duharanira kugira ngo tuyigire nziza kurusha uko twayisanze, ariko ntiwayigira nziza kurushaho uri umuntu udashoboka, uri umuntu utumva abandi, uri umuntu wikunda, uri umuntu uhora uhemukira abantu, ugasanga umuntu akugurije udufaranga twe, atukugurije nawe atari uko afite menshi, ahubwo akugurije kubera ko akwiguranye, ugasanga ntushaka kuyamusubiza, ukumva wowe urikunze, wajya kuyamukuba ufite ibindi bibazo bikubabaje, kandi ntutekereze ko wandi we yaguhaye nawe afite ibibazo bimubabaje. Niyo mpamvu rero dukwiriye kwisubiraho tukagira imyitwarire mizima. Ikindi dukwiriye gutekereza niyo tuzasiga abana twabyaye. Niba wiri guhemukira abantu, ukirirwa wambura, ukirirwa ufite ubugome, ukirirwa ukora ubugome bwose ahantu hose, nta muntu wafasha, nta kintu na kimwe, nta kintu gishobora kukuvaho, wumva wowe ubwawe, ujya utekereza ku iherezo ryawe. Ese uba wumva uzatura ku isi nk'umusozi? Uzi ko umusozi nawe haza umuyaga ugahuha ibiti biriho, ejo hakaza umwuzure ukabaho byatangira kuba ibindi, ejo hakaba haza n'umutingito, umusozi ukaba ushobora gutembuka. Wowe wumva urinde muntu wumva ko ukomeye, ko igihe na kimwe tugira imyaka tuba ku isi, ugasanga iyo myaka irarangiye, igihe kirageze urashaje, ugatangira rimwe na rimwe gutekereza kuri ba bantu. Uzasaza ujya uca mu bantu wahemukiye, ese uzabaho umuti? Ese uramutse ugize gutyo ugatabaruka, abana wabyaye bazabaho bate kuri uyu musozi igihe wabaye kuri uyu musozi uhemuka? Ibyo tujya tubitekerezaho. Reka tuvuge ko nta mbabazi z'abana dufite, cyangwa se nta mbabazi z'umuryango cyangwa abandi bantu dufite, ariko se wowe wumva amaherezo yawe uzabaho ute? Uyu munsi ufite imbaraga, uri igikomangoma, urakomeye cyane, ariko se igihe uzaba nta mbaraga ugifite, uzabasha kubana n'abantu bose ute? Kandi mu minsi wari ufite imbaraga warabanye nabo nabi. Isomo dukwiriye kwiga muri iyi si ni uko iyi si twayisanzemo abantu, kandi abo twayisanzemo benshi ntibagihari. Bivuze ngo uzayivamo usimburwe n'abandi. Dukwiriye gutoza abana bacu, tukabereka urukundo, tukabigisha gukunda abantu. Si ngombwa gukunda umuntu ku gahato cyangwa se ugire gutupfa kuba wumva wowe ubwawe nta na kimwe kigucira urubanza mu mutima ko aricyo wagomba gukorera umuntu utakoze. Hanyuma ibyo ufite ukabisangira n'abandi, ukizigamira, ugashakisha kugira ngo usige abana bawe ugire aho basiga, ariko rimwe na rimwe ukanabatoza no kubana n'abantu bose amahoro, ukabatoza kugira urukundo, ukabatoza gufashanya, ukabatoza kugira ngo babane n'abantu, kuko ejo abantu nibo bazasigarana igihe wowe uzaba utagihari. Si byo nshuti zanjye, bavandimwe, babyeyi? Niba uri umubyeyi uri kundeba, cyangwa se ukaba uri urubyiruko, cyangwa se ukaba uri umupapa, cyangwa se uri umumama, ntabwo nzi uri undeba, ariko ndabizi ko benshi muri abo ngabo muri ibyo byiciro navuze muri kundeba muri benshi, ndabifuriza kubana n'abantu bose amahoro. Ndabifuriza ko iyi si tuzayivaho dufite inkuru nziza, kubera ko akenshi usanga iyo tugiye gushingura umuntu, tujya kumushingura tumanuka turira, ariko iyo dusoje tuzamuka turimo gutekereza uko tugiye kumusezeraho, uko tugiye gukaraba, uko habura isi ibyo kurya n'ibyo kunywa n'ibyo kugira gute. Ntabwo twongera kurira, tujya turi guseka tuganira, nta muntu urya arira kubera ko avuye gushyingura. Nyir'ubwite wapfushe niwe usigara atekereza ku bibazo bye, kandi nawe igihe kiragera akakwibagirwa. Ariko se iyo ari umuntu wakoze ibyiza, umwana wacu bati dore runaka, dore umwana wa runaka wakoraga iki? Iyo wakoze ibi, dore cya cyana cya runaka cyagiraga gutya na gutya, cyangwa se aha ni kwa runaka undi w'umugome wagiraga atya na gutya, aha ni kwa runaka undi wari umwambuzi wahemukiraga abantu, aha ni kwa runaka wakoraga atya n'atya. Rero tugerageze tugire imyitwarire myiza kugira ngo iyi si tuzayivemo nta cyasha tuyisizemo. Nitunitabarukira tuzigendera amahoro. Ikindi dukwiriye gutoza abana bacu umuco, tukabatoza iki gihugu ko hari abantu benshi bakivunikiye kugira ngo kigere aho kigeze, tukabatoza ko nabo bakora bakabana neza, bakarwana intambara yo gutuma igihugu cyacu kiba cyiza kurusha aho kiri, tukabatoza kugira ngo barwane ishyaka ry'igihugu, bakorere igihugu, kubera ko niwo mutungo ukomeye dufite. Igihugu nacyo gifite umutungo ukomeye witwa abantu. Abantu rero bafite umutima, bafite urukundo, bafite kubana, bafite guca bugufi, bafite koroherana, kandi bafite gushakisha no gukora kugira ngo igihugu cyacu kibe cyiza kurushaho. Ikindi bagira nicyo bazasigira ababakomokaho. Ibyo nabyo ni byiza. Ariko niba ufite iriya mico navuze, wisubireho, ukizwe mu mutima, utekereze ku maherezo yawe, utekereze ko isaha n'isaha ushobora kugenda, wibaze ngo uzasiga iki, wibaze ngo abo usize uzabasiga hehe.
bitume wumva ukijijwe mu mutima wawe rwose, ukizwe kandi ukizwe cyane. Reka turebe, ese uramutse ubana n'umuntu ufite iyi myitwarire mibi ukagerageza kugira ngo uyu muntu ahinduke ukabona ntabwo bikunda, wakora iki? Wakora nkawe kugira ngo ukunde ubeho neza? Oya, wishyigikira ikibi, kora neza akabari n'ubwo mubona yaba atakora neza. Abantu bazabasha gutoranya, batoranye umuntu ukora ibyiza n'ukora nabi, babashe gutoranya barebe ngo nubwo runaka, nubwo nyiranaka ari ikibi ariko byibura naka we babana ni umuntu muzima, nubwo naka ari ikibi ariko nyiranaka we babana agerageza kuba inyangamugayo, agerageza kubana abantu amahoro, agerageza ubupfura, agerageza kuba imfura, ni imfura pe. Turi mu gihugu cyiza, igihugu usanga icyaha ari gatozi ku muntu. Umuntu nakugirira nabi uzamusengere, umusabire umugisha kandi umusabire no kugira ngo ahinduke. Ariko nanone nubara n'umuntu ukabona uramuhindura ukabona ntahinduka pe, fata igihe umusengere, umwereke Imana, usabe no kugira ngo Imana isobanurire abantu uwo muntu uwo ari we, bareke kumuyoberaho no kumva ko ari umuntu. Hanyuma nawe ukore ibyiza, utoza abana bawe ibyiza, ukore inshingano zawe zo gutoza abo ugomba gutoza ibyiza, uke kandi ube umuntu mwiza ushobora gucya ugahereza n'abandi umucyo wawe. Imana izabyumva kandi ndabyizeye neza, ishobora kuzaguha umugisha kandi ikazaguha iherezo ryiza kandi ikazafasha n'abagukomokaho ikabaha umugisha, cyane ko warwanya intambara yo kudakora ibibi kugira ngo ukunde ube mwiza ku mubi. Iyi si n'umubiri bizashira, ariko ibikorwa byawe nibyo bizagufasha aho uzaba uri igihe uzaba wageze ku iherezo ryawe. Gerageza ukizwe mu mutima, ureke gukizwa kuko bakubona wagiye gusenga, wowe n'umutima wawe ukizwe, kuko umutima wawe nirwo rusengero rukomeye kurusha izindi nsengero zose zibaho. Numvaga nifuza kuganira namwe kuri iki kintu, kandi hari abantu benshi bafite ibyo bibazo bitandukanye, ariko ndabakomeje, senga Imana, ukomeze ube hafi y'Imana, ukomeze ugire imyitwarire myiza, ukore cyane, unyurwa na dukeya wishakiye, kandi usabe Imana iguha imbaraga n'umugisha kugira ngo tukubyarire byinshi byiza utahemutsemo. Nta cyiza cy'igihemu, aho nabereye sinzi niba hari icyiza waba warabonye, wenda uratubwira muri komenti, ariko ingaruka z'icyaha ni urupfu, niko Bibiliya ivuga. Umugani w'ikinyarwanda uravuga ngo ugira neza ukabisanga imbere. Gerageza unyurwe na duke ufite, utubyaze umusaruro, ureke kubaho uhemuka, ntabwo ari bwo uzagera kuri byinshi. Ibyo byose wabonye wahemutse bishobora kuba ari iby'umuvumo, nta n'icyo byakumarira. Rimwe na rimwe usanga nta n'icyo bikumariye kandi bikubuze kubura ikibazo mu bantu. Dukizwe dukire no ku mutima, kugira ngo n'abadukomokaho babone imbuto zacu, bazere ejo zizakomeze zitume igihugu cyacu kiba cyiza kurushaho. Ndagukunda. Niba wanyuzwe n'iki kiganiro cyangwa ukaba ubona cyagushimishije, ukumva hari iyindi ngingo twazaganiraho, gerageza ukande subscribe, ubitwandikire muri comment, ukore share kuri bagenzi bawe. Ndabakunda cyane, ndabakunda kandi ndabakunda cyane. Ndabashimira uburyo mushyigikira kandi nanjye ndahari ku bwanyu. Imana ibahe umugisha. Ndumva twasenga. Mana Data ishobora byose, ndagushimira ko watwemereye ko tuba imbere y'iyi kamera kugira ngo tuganire kuri iki kintu gikomeye kandi kinanije abagenzi mu nzira, aho kubera kunyurwa gakeya cyangwa se kutanyurwa bituma abantu benshi twandurira muri iyi si kandi tukaba ibibazo kuri bagenzi bacu, bigatuma rimwe na rimwe twirukankira byinshi tukabura na duke twari twifitiye, bigatuma dusiga inkuru mbi imusozi, bigatuma tuba ibibazo mu bantu kandi twakabaye tuba ibisubizo. Mana ukomeze kuduha umutima wo kubaho no kubana n'abantu bahoro, no kugerageza kuba imfura, no kugira umutima mwiza utuma tubaho tutari ibibazo mu bantu. Urakoze ko bitwukoreye kandi witeguye gukomeza kubana natwe. Urakoze ko twumva kandi utwitaho umunsi ku munsi. Turagushimira kandi kuri kumwe natwe kandi kuduhera igihugu umugisha, kandi abafite ibibazo ukomeza kubana nabo ukabatabara, ugatabara n'abari abafite ibibazo byo kuba bafite imitima itanyurwa, ukaba ugiye kubaha umutima wo kunyurwa. Tubisabye twizeye mu izina ryawe.